aho kurwara ibikota byo mu ntoki nzarwara ibikota byo mu birenge nkurikiye inkotanyi rubengera. Tubahaye ikaze inshuti mwese mudukurikira kuri duhugurane YouTube channel, muri kumwe na Ntakirutimana Alexandre. Niba utarakanda subscribe ihutire kubikora kugira ngo utazajya ucikanwa n'ibiganiro byacu bishya twabashyiriyeho. Nkuko ntangiye mpogoza, uyu munsi turabagezaho insigamugani iryoshye cyane yitwa Yigize Icyangamibyizi. Tubahaye ikaze. Yigize Icyangamibyizi. Iyi mvugo yabaye umugani ivugirwa ku mukobwa wihaye guta iwabo akajya kubwerabwera ku rurembo yihahisha. Nibwo bavuga ngo umukobwa wa naka yigize icyangamibyizi. Byadukanwe n'abakobwa bo mu Busanza, ubu ni mu karere ka Huye, ahagana mu mwaka w'1900. Icyakora dukurikije uko u Rwanda rwahoze rukomeye ku busugi bw'abari barwo, nta wumva neza uko byaje kugenda kugira ngo abakobwa bigire ibyomanzi mbere y'umwaduko w'abazungu mu Rwanda. Kuva ubwo byararandagatanye bigeze amagingo aya, uretse ko basigaye bavuga ngo yabaye indaya. Abo bakobwa bo mu Busanza ku ngoma ya Rwabugiri barikwanije maze baca agashingo biyita ibyangamubyizi, banga guhingira iwabo no kubakorera indi mirimo. Bacikira ku rurembo bavuga ko bagiye gushaka amata ibwami. Mbese ni nk'ibi by'abubu bashikira mu mijyi bitwaje ko bagiye gushaka akazi. Ubwo bari barihimbiye n'akaririmbo k'uruyundo rwabo kagira kati: aho kurwara ibikota byo mu ntoki nzarwara ibikota byo mu birenge nkurikiye inkotanyi rubengera. Nuko bamaze kwiyemeza batyo bashyira nzira bajya i Giseka na Gisenyi, mu rugo rwa Rwogera rwahozemo Murorunkwere nyina wa Rwabugiri. Bagenda bahabuwe n'umutwe w'intore za Rwabugiri wari umaze kuremwa witwa Ingangurarugo. Zari ziriyobowemo rumaze kwegurirwa Kanjogera muka Rwabugiri nyina wa Musinga. Abahungu babonye urwo rushashi rubasesekayemo bati murakaza mboga zizanye. Ni abahungu bawe rero, kandi bo ku rurembo. Babiraramo babahunda impu nziza z'imikane batashoboraga kwibonera iwabo, dore ko ubundi abakobwa ba rubanda rusanzwe bambaraga ibishongero by'ibinyita. Nuko abo bahunga isuka basa n'abisanga, mbese baba ba nyiramugwa hashashe, kuko uko guhunga isuka byari birimo n'umururumba wo kwambara neza. Ariko uburyo bwo kubigeraho bukaba bumwe, bukaba ubusambanyi. Barabwiyemeza, birakorwa biravugwa, ubwarare bwabwo busakara Ubusanza busingira Induga yose irorama. Birarambanya, bigejeje ku ngoma ya Musinga birasizora. Abakobwa barahurura bikubira i Nyanza, ariko noneho biyita inyanga kurushwa. Ariko umugambi ukaba umwe, ukaba uwo gushakisha imyambaro y'akarusho, ubusambanyi. Bibahora uburagica, bigejeje mu mwaka w'1927 ubusambanyi buba akarorero. I Kigali hari hamaze gukomera habaye ibuzungu. Abakobwa bamwe bohoka mu bayisilamu, abandi borama mu baboyi. Ubwo iryo hurura ryari rikabuwe n'umugore Nyirakayondo w'umurerakazi, yari mushiki wa Rukara rwa Bishingwe, afitwe n'umuzungu bitaga Rongorongo. Nibwo hadutse akagani mu Rwanda ngo umuceri umuca iwabo, isukari isuka ibuzungu. Nuko Kigali bayakiriye Nyanza, bigejeje mu mwaka w'1932 umuzungu bitaga Busambira yubaka ikirorero, akigira icumbi ry'abatware n'ibisonga n'abakarani igihe baje ku itariki. Bwana Rezida nawe yubakisha ikindi kirorero cy'abapolisi bitwaga abavurugaje.
ubwo abapolisi n'abakarani bari abasore gusa, ndetse n'ibisonga ari uko, kuko hari hamaze kugabana abazi kwandika gusa, base bamaze kwegura cyangwa kunyagwa. Ubwo noneho abakobwa b'ibyomanzi b'impande zose barasukiranya bahururiye kwambara amasengeri, niho yari acyaduka. Nibwo babihimbiyeho imbyino yatangiraga igira ngo: ninde wagaramiye isengeri imwe, abandi bagaramira 400, ubwo ni ikimamara cyo kwa runaka na kanaka. Iryo zina ry'ibyomanzi by'inyarugenge naryo nyuma yakabuwe n'iry'indaya, ku gahararo k'inzaduka kakomotse ku bahungu b'ibirumbo byajyaga Bugande, bagerayo bati hehe kandi n'u Rwanda. Abo bitwaga indaya za Bugande. Hanyuma abakobwa nabo barariharara ry'ubwirwanwa, bitwa maraya. Aho bigeze birerura bararikukana, bari bo bitwa indaya. Nizo ndayizi izi za Kabwera, ku mpamvu y'uko zihora zibwerabwera mu rubuga rw'abahungu bo ku rurembo aho ruri hose. Naho abahungu b'ibiraramisagara ari n'abigize inyangakurushwa z'i Nyanza, bose ni bamwe n'abambere bo mu Busanza biyise ibyangamibyizi. Nicyo gituma iyo bumvise umukobwa watombotse akajya kwipendeza ku rurembo bavuga ngo yigize icyangamibyizi. Kera mbere y'ubwo, bene abo b'ibyangamibyizi bitwaga naba nyirakadeheri. Ubwo rero kwigira icyangamibyizi ni ukuba Kabwera, ni ukuba indaya. Ngayo nguko. Aha niho dusoreje insigamugani yacu yigize icyangamibyizi. Murumva aho yakomotse, ndetse mwumvise n'abo yakomotseho, ndetse n'igihe byatangiriye kugeza magingo aya. Ubutaha tuzabagezaho imvugo zakoreshejwe muri iyi nsigamugani kugira ngo dushobore kuyisobanukirwa, kandi tujye n'icyo tuyigiraho mu buzima tubaho bwa buri munsi, kuko tubagezaho amateka ya kera, abantu basize imigani runaka kugira ngo tubyigireho ndetse tunikebure. Murakoze, murakarama. Mwari kumwe na Ntakirutimana Alexandre.